utekereza ukungura umunyarwanda. Ubundi abantu bangana batya ari ubwo bagira batya bakicwa ukuma ngo habaye umwuzura ahantu abantu ibihumbi barapfa, ahandi batise habaye umushyitsi abantu bapfuye ibihumbi 100, ariko mu Rwanda barakubwira bati hapfuye abantu miliyoni, bati kandi bishwe n'abaturanyi babo, bishwe n'abantu baragirana, bishwe n'abantu. Nta kuntu igihugu abantu burya nicyo kibatandukanya n'inyamaswa zindi. Abantu kibatandukanya n'izindi nyamaswa nuko babo bagira ubwenge, baratekereza. Abantu umusozi wose ufata amacumu, ufata imihoro, ugende wice impinja, wice umuntu utazi no kwandika, utazi na politiki, utari n'umutegetsi ufitiye inka ye uragira, undi yibereye mu nzu arahinga gusa atunzwe n'isuka, gende umuteme. Poroboye muri hano noneho aho ibyo mu Rwanda bibereye ibindi nuko atari ukwica gusa, ariko noneho n'ukuntu bica bese. Umuntu afate umuntu namara no kumutema amwicare hejuru amukandagireyo, ejo azongera asubire no kumuramba wice bese. Ari ikibazo cyo kwica ubwacyo abantu bakumva kidahagije, bakongeraho noneho no kwica nabi, agafata n'ugore utwita akamuvanamo inda, agafata na wa mwana wari uri mu nda utaraho umuntu nawe akamuhonyora. Nk'uko turi aha twese ntabwo dukomoka mu miryango imwe, bamwe ntitunaziranye, twahuriye aha ngaha. Umwe uko atekereza si kundi atekereza. Hakiriho n'iby'amapariti imwe yakubwiraga ko ari muri pariti imwe ni mu yindi, undi ati ndi mu yindi, ariko ibyo se bituma batabana, bituma batakurana ngo baganire, bituma batabana mu gihugu kimwe. Abantu iyo badakomoka mu muryango umwe, iyo badafite ubwoko bumwe, iyo badafite idini imwe, iyo badafite ibitekerezo bimwe, ntibivuze ko bakwiriye kwicana. Bivuze ko bakwiriye kubana, ibibatandukanye bikabatandukanya ku bundi buryo, ariko noneho bikabaviramo n'impamvu yanabahuza, kuko buri gitekerezo cy'umwe nubwo kidasa n'icyundi barakeneraniye kugira ngo ibyo bitekerezo byose bigiye hamwe bibubakire igihugu. Uwo muntu noneho reka turebe yari muntu ki, impamvu ari uwo muntu ukurikirana umuntu. Uwo muntu ukurikirana, kubera iki umukurikirana ukamuhera muri 59 ukamuzamura muri 60 ukageza muri 43 no muri 90, ni ukubera iki?